Biragoye kuba wabasha gusama udashobora no kuba wabasha kubara igihe cyawe cy'uburumbuke. Niba utazi neza uko wabasha kubara ukwezi kwawe, wahisemo neza gukurikira ikiganiro kirarangira ushubijwe ibibazo byose wibazaga kuri iyi ngingo. Reka rero dufate urugero ku muntu ufite ukwezi kugizwe n'iminsi 28. Reka tuvuge ko ngiye Biju ukwezi kwanjye kuba gufite iminsi 28, hanyuma turebe mu by'ukuri igihe cyanjye cy'uburumbuke cyaba ari hehe, cyaba gihagaze hehe. Reka tuvuga ko mfite ukwezi kufite iminsi 28. Kugira ngo menye neza igihe cyanjye cy'uburumbuke, ndafata ino minsi 28 nkuremo 14. Bivuze ko ndasigarana 14. Ibi bisobanuye ko igihe cyanjye cy'uburumbuke ari ku munsi wa 14, uhereye ku munsi wa mbere naboneyeho imihango. Uhereye ku munsi wa mbere, ntabwo ari uhereye igihe naboneye ibimenyetso by'uko nshaka kujya mu mihango, ahubwo ni umunsi wa mbere waboneyeho imihango. Reka rero tubibare tugendeye kuri kalendari. Reka tuvuge ko imihango yanjye yaje ku itariki 3. Ubwo ndabara kugeza ku munsi wa 14 mpereye kuri no tariki 3 naboneyeho imihango. Ubwo itariki 3 ni umunsi wa mbere, itariki 4 umunsi wa 2, umunsi wa 3, umunsi wa 4, umunsi wa 5, uwa 6, uwa 7, uwa 8, uwa 9, uwa 10, 11, 12, 13, 14. Bisobanuye ko ku munsi wa 14 uhereye ku munsi wa mbere naboneyeho imihango ni ku itariki 16. Mbese uyu ni wa munsi uba ari target. Uyu munsi ntabwo ugomba kureka gukoraho imibonano mpuzabitsina niba wumva wifuza gusama. Hanyuma rero tubonye ko umunsi wa 14 ari ku itariki 16. Ntabwo ibi bihagije gusa, kuko na mbere yaho cyangwa nyuma yaho uba ushobora kuba wasama. Ni ukuvuga kugira ngo ubone range cyangwa se ingano y'iminsi ushobora gusamiramo, hano usubiraho inyuma y'iminsi 3. Bivuze ngo urasubira inyumaho ku munsi wa 13, uwa 12 n'umunsi wa 11. Umunsi wa 11 ni ku itariki 16. Wongere ujyeho imbere ho gato iminsi 3. Bivuze ngo ni kuri 17, 18 na 19. Bivuze ngo guhera ku itariki 16 kugera ku itariki 19 ngewe Biju nshobora kuba nasama. Ni urugero natanze. Ahangaha ni ku muntu ufite ukwezi kw'iminsi 28. Twibukiranye ko kugira ngo umenye neza igihe cyo gusamiraho nuko ubuzi neza ukwezi kwawe iminsi kumara. Reka noneho turebere umuntu ufite ukwezi kurekure kw'iminsi 33. Ese umuntu ufite ukwezi kw'iminsi 33 we ashobora kuba yasama ryari? Noneho reka turebe. Umuntu ufite iminsi 33 arafata 33 akuremo 14. Birumvikana ko harahita hasigara 19. Bivuze ngo uyu muntu ufite ukwezi kw'iminsi 33, umunsi uri target cyangwa si musigaho gusamiraho ni ku munsi wa 19 uhereye ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango. Reka tubibare tugendeye kuri kalendari. Tuvuge ko Mukamana, ni urugero ntanzi. Mukamana afite ukwezi kw'iminsi 33. Yabonye imihango ku itariki 13. Turebe ese Mukamana ashobora kuba yasama ryari. Ni ukuvuga ngo ku munsi wa 13 ni umunsi wa mbere, 14 umunsi wa 2, 15 umunsi wa 3, umunsi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, wa 15, wa 16, wa 17, wa 18, wa 19. Biragaragara ko ari ku itariki ya mbere y'ukundi kwezi. Kubera ko ukwezi gufite iminsi 30. Bisobanuye ko ni ukwezi hano kwa 3 niko nakoresheje gufite iminsi 30. Ubwo bisobanuye ko Mukamana ku munsi wa 19 ari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4. Ubwo turi kubara nyine turi kwifashisha kalendari y'ibyahise. Ari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4. Bivuze ngo Mukamana
ku itariki ya mbere y'ukwa kane niba yaragiye mu mihango ku itariki 13, ku itariki ya mbere y'ukwa kane niwo munsi simusiga wo gusamiraho. Hano rero naho Mukamana arasubiraho inyuma ho iminsi 3, arongera ajyeho imbere y'iminsi 3, ubwo ni ukuvuga kuri 2, kuri 3 no kuri 4. Bivuze ngo Mukamana guhera ku itariki 27 kugera ku itariki 4 z'ukwa kane, iyi minsi ashobora kuba yasama. Reka noneho turebe umuntu ufite ukwezi guhindagurika. Mu by'ukuri ntago azi igihe ukwezi kwe kumara, birahinduka. Uyu munsi ashobora kuba ari 28, ejo 29, ejo 30, 32 se. Reka turebe we ukuntu ashobora kumenya igihe cyo gusamiraho. Uyu nguyu biraza kumufata gahe kugira ngo abashe kumenya ukwezi kwe kunini n'ukwezi kwe gutoya. Ukuntu ari bubifate rero, arafata amezi 6 nibura, abara avuga ati mu kwezi kwa mbere nagize iminsi 28, mu kwezi kwa kabiri ngira iminsi 30, mu kwezi kwa gatatu ngira iminsi 32, mu kwezi kwa kane ngira iminsi 29, mu kwezi kwa gatanu ngira iminsi 28, mu kwezi kwa gatandatu ngira iminsi 33. Biragaragara neza. Bivuze ngo tugiye kurema muri amezi yose ukwezi yagizeho iminsi mike nukuhe. Nukunguku yagizeho iminsi 28. Hanyuma rero arahita afata ukwezi gutoya akuremo 18. Yongera afata ukwezi kunini akuremo 11. Biragaragara ko hano asigara 10, hano hagasigara 22. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko Nyirarukundo ubwo niwe ufite ukwezi guhindagurika, igihe cye cy'uburumbuke kiri ku munsi wa 10 ukagenda ukagera ku munsi wa 22 uhereye ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango. Reka tubibarire kuri kalendari turebe. Tubonye ko Nyirarukundo igihe cye cyo gusamiraho ari ukuva ku munsi wa 10 ukagera ku munsi wa 22 uhereye ku munsi wa mbere yaboneyeho imihango. Reka tuvuge ko Nyirarukundo yabonye imihango ku itariki ya mbere. Ubwo itariki ya mbere ni ku munsi wa mbere. Turabara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dukomeze 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Kako twafatiye ku itariki ya mbere rero nuko biri guhura n'amatariki. Bivuze ngo hano hagati hose kuva ku itariki 10 gukomeza kugera kuri iyi tariki ya 22 Nyirarukundo ashobora kuba yasama. Bivuze ngo abantu bagira ukwezi guhindagurika nibo bantu baba bafite ibibazo byo kubara ukwezi kwabo. Ntabwo bashobora kumenya ese igihe cyo gusama ni ikihe, igihe cyo kudasama ni ikihe, kuko nk'uko tubibona igihe cyabo cy'uburumbuke ni kirekire cyane. Nshuti zanjye, nizere ko mubashije gusobanukirwa no kuba mwabara igihe cyanyu cy'uburumbuke. Niba wateganyaga gusama ukaba ubyifuza, ugenzure neza igihe cyawe cy'uburumbuke, kandi niba wumva udakeneye gusama nabwo ugenzure neza igihe cyawe cy'uburumbuke. Igihe uzajya uba uri mu gihe cy'uburumbuke ujye ukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Mu gihe rero ushaka gusama ugomba gutagetinga igihe cyawe cy'uburumbuke, cyane cyane wa munsi twagiye dushingaho agati. Murakoze rero ndabashimiye. Ntiwibagirwe kunyandikira muri komenti ngo umbwire icyo twazaganiraho, ikibazo wumva waba ufite twazakubwiraho ubutaha. Murakoze cyane.